aho ngaho rero umukoboyi ngatungurwa no kumva igihe indirimbo yanjye ari guhinduramo lyrics maniga mbabarira ibyo nanditse birahari cyangwa se ubwo twitabaza inkiko njye muri RIB njye mbabarire niba ushaka ibindi birenzeho njye narakwihoreye bro narituri urambwira ngo discipline unzane discipline wibagiye twe turi muri club man twe turi muri club man nuno muji indahira mucakiri mufata amashingo byakoze iki man I ain't your friend any munana ubwo nyiri ishumi yawe ndahira namufashe ndamuzi ko umufata bimeze bite icyo gihe twakundaga kugendera n'amabonse ariko nta bonse twari dufite man ibiji irasa kugeza ndubwita tubabare man ntabwo nashaka ko twiteje n'abana abaturage bamaze kutumenya bamuvuga ati ibi ni ibiki banyarwanda none ndamubaza baby bimeze bite ngo ngiye n'iki roki ngo kanoza n'iki ngo ngiye ni gute ngo tujye mu kazi tugiye gukora akazi ngo kahita n'iki avomitinga mu matako yanjye papa cyangwa mu kumuzana muri gahunda mitamwita papa cyangwa yewe akajya no kuzo kugeza kwa roki n'iki turahuje gutyo Petit ari gushyashyana ari gushyuha Petit bagurishije iwabo aho gutekereza business amahano ushyira umufungo uwushyiriye matwi saa kwiyeretse ukira aho ngaho ufite amakuru y'uko wafashe Rocky mbere abantu nyarwanda bataramumenya ukamuvana muri Kongo ukamuzana mu rugo hano i Kigali ukagera na byinshi umufasha kugira ngo atangire gusobanura namukuye muri Katanga ambwira ati ngewe yakoze ama microphone y'imbunda niyo ngiye kugendera kugira ngo nze ntwike nyine araje mufashe nibagera ejo n'ejo bundi abwire Shereti iyo nda naguteye ikure mu mwana byange garenga arashaka kubyarana n'icyamamare kimunere bitebe kwa kundi ngo mwenwe urumva utuntu afite mu mutwe we ngo kuba utagiye kwicara kuri table yabo no muniga man witabana amasadunda mbona uri agasadunda gakabije ubwo uri agasadunda sinzi zabo urabobozwa ngo nuko umuniga none se ngewe mwana ni gute ngiye naza nje kuzange nta gahunda twanye ukazumbwira ngo gusokurikiye JB Rwanda nizere ko meze neza cyane ujye mu cyose bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru gasoza n'ingerazuba nizere ko mumeze neza cyane imbere yanyu murahabona ni umuhungu rwose umeze neza cyane hashize iminsi twaraburanye gusa uyu munsi Imana yemeye ko duhura turapanga akantu kazima tugiye kugana byinshi cyane bigiye bitandukanye abantu benshi barimo kwibaza kuri Papa Cyangwe management ya managingaga Generals 44 ni nayo yigeze niyo imaze gutandukana na Papa Cyangwe nzi hari umwana umwe witwa Kabara nkuru yiga ku ishuri ryo ku Nyundo yarambwiye ngo Papa Cyangwe bibaye byiza yazabanza akegera 44 akagira ibyo amuganiriza amucira ku mayange ngo nibwo azagira ubwenge so uyu munsi navuze ngo ubundi naretse nka gushaka ibi bintu rwose bivuga ukambwiza ukuri ubundi ibintu bimeze bite koko ibintu bamwe bamushinja akunda amafaranga ibindi ngo murakorana akaguhararuka bikarangira nanjye hari ibyo nzi hari ubwo twigeze gukorana like nk'amezi abiri tutandukana nk'abakapo mwaragenda n'undi aragenda ariko ndagira ngo mpukuri 44 makuru yawe meze utubundi rwose bimeze bite 44 is doing good ngiye 44 meze neza ndacyari umungu mukuru mu gace urumva muhima boy ngiye meze neza kabisa meze neza n'abantu banjye bameze neza alhamdulillah amen bashima Imana kabisa ndashima Imana wallahi okay muri no misugiye mu biki none muri no minsi mugiye n'ubundi gukora umuziki adi music niyo nibwo buzima bwanjye nabonye ariyo muhamagaro wanjye nari mugiye ku muziki wanjye ndi gukora muri studio ntago abantu baheruka kumbona ndi gukora ibintu bya atari gusa muri mwaka nari nasohoye ingoma bita Ruganzu ewan niyo mperuka gusohora ariko ibintu biracyakomeza ndacyafite byinshi byo kubwira abanyarwanda so much to say so Twitter twihuta nabyo kwiruka duca ku mpande ikidurije hano twese turakizi wigeze ku managingo na Rocky kirabiranya uburyo mwatandukanyemo ntabwo wakunze kugenda ubuvuga uburyo bwagiye bubibanga so iyo uganiye nawe uvuga ko hari uburyo agiye abantu uburyo n'ubu ngubu barimo kugenda guhemukira mera nkaho aboteza abantu bimeze bite ubundi Rocky mwatandukanye gute ubundi habaye iki kugira ngo mutandukane uriya muji cyambere cyo ari igihe abantu batangira bavuga banenga cyangwa se bavuga ibindi bintu umuntu akagira ngo yaje kunenga cyambere first of all appreciate what he done icyo yakoze icyo ngicyo
abo ntabwo nagishidikanya n'abanyarwanda bamenye 44 kubera uramukoboye ariko nyuma y'ibyo ngibyo after all abantu bamaze ku blessing cyangwa se bamaze kugira umugisha ariko abantu bahita baseparating kubera iki umwiryane ishyari niko navyita cyangwa se inda nini cyangwa iki generous nabayeho ndi umuntu generous wigaromye byatari n'umuntu akunda kuvuga ariko imirapire yanjye uramukoboye kakayikunda Rukinda byibuka yari nko muri 2014 twari twica abor Rukino umuntu igahanje kuva kera sometimes ndi kuvuga nk'ibi bintu banibuka ibintu byinshi byatari nkumva nk'uyu mukoboye sinakabaye muvugaho twari inshuti mbere yuko ajya muri kariyeri cyangwa nangiye muri muziki ngujyaho twicana 2014 ndumva ari kuri Noheli kumwe urungano ushobora kuvuga ati twicara ahantu ni za Noheli n'iki tumwe kabyera abantu bose baba bameze neza turicara umuniga bitaga breakfast ni muci twarapanaga icyo gihe kera twice ku meza turarapa byata Ruki aratureba wow maniga man murapa gutya kuri twari umuntu nyine muri hudu tuzanya tazi ko ibyo bintu twabikora nawe twumvaga ibyo gushobora tabikora man ara appreciating aravuga no se mufite indirimbo ndamana turamubwiye we have record songs tuzifite ziri recorded muje avuga rero muzazizana igenda sobanura natwe twita dutangara turavuga ati si ibintu by'abanyarwanda umukobwa kumva arasobanura no twatangiye rero dupanga kuntu imiziki niba icyo gihe umunyamakuru kugira ngo mubone si nk'iki gihe umwana araza akanya gahitinga twe byari so aravuga ati initiative arayifata aravuga ati ngiye rero muzamuzana ingoma zanyu zishyire hariya mu by'ukuri ntabwo yigeze aba manager wanjye Roke ntabwo yigeze aba manager wanjye niyo mpamvu buriya Roki Entertainment bundi ni 44 ni Generous 44 Roki Entertainment bereva ibyo bakora byose ibyo bagirute niyanda mbi n'ishyari n'ikimana iri aboro enjoy plannings ndavuga ati dukora ibi ngibi urumva byari Tax Nation sinavuga ngo Generous 44 gusa hari yani mu bitamira bye de wari nani Ronnie Critical ukuvuga ngo twari dufite dukundi duhanganye no stress music irimo mukadavu nuko nguko twa plannings Roki aho turi gushyikira muri ibyo no stress ari kuri mukadavu so far umuniga turakorana ibintu bizamo amafaranga ibintu byajamo amafaranga n'iki ura maniga uri nyamusekana imbere kandi wende sinawe izakwereka tu kuko niba uzi yuko mufunga umuntu mana arawusika mufunga umuntu arawukorera agasiga amataja ahagaze we akahita nanguka akipfira ushatse wagenda gake kuko ni isi turimo njye natanguye no kubona umuniga dusigaye dupanga amashow amafaranga bavugaye n'umukire ugasanga we ari kumbwira ndi aho banyakubwiye wanarira muri make tuvuge mwavuganye wenda miliyoni wakahita zakakubwira ati shaka badoye 400 urumva nkavuga ni nyangi 44 ngiye nikundira umuziki urumva nikundira no kujya kubona abantu baraho ngiye nahita fata microphone nkabarapira nta n'ikintu ndi crossing cyangwa nta n'ikintu bari bwishyura undi umuziki ntabwo narebaga ikintu kikimba cyane urumva we umuniga ahubwo gashyuhira ikimba cyane no kuba umusitari cyane kugira njye na recordinga indirimbo umwana amagaze hejuru urumva nta record simano janje nabikubwiye na recording indirimbo yakumva indirimbo ari umuturika akambwira ati Generous indirimbo ndajyamo wamugane n'indirimbo ngamagana mushobora kumwumvamo zanjye kandi ibyo nabikoraga kugira ngo nabonaga ndi support afite ngewe bro najyaga muri studio nayitere amaye njye byose byari biri ku mutwe wanjye icyo na profitaga ni promotion iraje ibintu turatwitse ku buryo handi njya kumva umupapa aramagaye cyangwa mama matabana banje baragukunda 44 inanga ngenda guhumba ijana byayo ubwo basi umwana kubone muri anniversaire umukobwa nkagenda nkarya ibintu ari byiza rero niba byaraje kumurenga tukajyana akajya abwira abakoboye banje ngo ndashanga umwana ngo ndashaka umubaho mu stani ngo kumurusha kibaza ahubwo njyewe ibintu njyewe nashidutse biri kwikora njye abantu bazo bafelicita babwiye ati wa muhungu we man you dope ufite verse nziza your voice is cool man abantu bakanshimira ibyo ngibyo guhura n'umuntu akavuga ati 44 ntabwo agenda gutyo ndaguha ka fanta kuko ibintu ukora you good you dope byagize rero abanyarwanda babinkurira niba umuji yarifashe ukundi urumva bibaze kwiyubakira inzu kwiyubakira city tower yawe hariya ukabone nawe ushaka kuyisenyera muji birangira jewe asigaye amfata nkaho ari imitwe ibiri mu nkono nge manganye nawe si umuhanzi ntabwo yari umuhanzi n'igihe wari umuhanzi urumva ahita bijyana ku indi stage ikomeye man wa muniga warambabaje nge exdira uramuzi twari twicaranye
njye mwana ntabwo nkunda kwibonekeza byatari njye nari nicaye nari nje okay nivire ahantu nje mu ka after party duhurira mu kabari kamwe exidera oya ubwo nasanze mwana ntabwo nyishaka kurya indimi tu kuko mwiteke hari Peace Jory hari Mr Kagame hari Rocky bicaye kuri table donc the Kong akagira ngo njyewe niba nje muri club nkabona ndahita mbashamadukira hari yuzaye njye ntabwo nkunda guhagararira abana na gahunda twari dufitanye wenda muza gususanya play umuji rero njye natunguye ko njyewe nagiye ku ruhande nk'umuzange mitamura na Major X na Exidira twicaye ku ruhande cyabiranya biramubabaza ngo mwigiraho wadanje ngo mwenwe urumva utuntu afite mu mutwe we ngo kuba utagiye kwicara kuri table yawe no muniga mane witabana amasadunda mbona uri agasadunda gakabije ubwo uri agasadunda sinzi zabo urabobozwe nk'uko umuniga none se ngewe mwana ni gute ngiye naza nje kuzange nta gahunda twanyu kaza umbwira ngo ko niki numva mane biramubabaza Exidira yarambwiye bro sha kuntu bimeze mana agora gindimi Exidira yarambwiye ati 44 ngero karambwira ati muri meze nk'imitwe ibiri mu nkono gumwiryo ngo meze itinge nabwo man munigari icyo bivugira uri kumva ari kubona ibintu byabaye dope abantu barashaka 44 bameze neza akahita bizana mihangana kandi ari we wabikoze twarafatanyije kubikora ikintu kiri kumbabaza rero kugeza ubu ntarajya kuri izo zongo za papa cyangwa nukuntu abanzi baranje nukuntu abwira abayitangazamakuru ngo 44 na discipline ese maniga njyewe mvumbura indi discipline kuri isi nyizane ku isi navumbuye indi discipline ku isi nta indi discipline njye mfite discipline isanzwe y'abantu basanzwe kujya kuri televiziyo y'igihugu bakubaza ukarya indimi ngo uramutipe ngo twafuye ngo discipline unzaranzi bro unzaranzi kandi discipline ya mwana no mukobe big man discipline yenye gishyize hari hanze nibwo bahita babyemera urambwira ngo discipline unzane discipline wibagiye twe turi muri club man twe turi muri club man nuno muji indahira mucakiri mufata amashingo yakoze iki man I ain't your friend anymore ntabwo nyirishumi yawe ndahira namufashe ndamuzi kumufata bimeze bite icyo gihe twakunda kugenda n'amabonso ariko nta bonso kandi dufite man ibiji irasakuza sando gwiti tubabare man ntabwo nashaka ko twiteza n'abana abaturage baramaze kutumenya bamavuga ati ibi ni ibiki banyarwanda none ndamuzi baby bimeze bite ngo ngiye niki roki ngo kanoza niki ngo ngiye ni gute ngo tujye mu kazi tugiye gukora akazi ngo akahita niki avomitinga mu matako yanjye man iyo discipline yawe bazayamenye man igemba warira winyebikaho rusyo wishaka konsaza urimo ransaza urimo rambabaza man discipline yawe nyishyize hariya discipline yawe nibwo bayamenya manika urimo rambabaza kunyicira kariyeri yanjye iri kwica kandi iri icyo utekereza ko kuba udahari umuziki abantu bazawureka njye I do music forever and ever you know what's up man warambabaje discipline yawe rero ni ubushi ugiye kumwe n'umukobwa aho gukora icyari kikujyanye ugiye kuruka umukobwa mu matako man none kuvuga discipline yanjye uzabaze n'inyoni bro abayizi barayizi manika reba ikintu wiharaje uracyari kuvuga discipline muri filime sinzi filime y'umukobwa nayo ndi kureba filime bita Alex Rider iriya movie yayisobanuye ngiye ntari kumwe nawe umutipe ngiye kubona mbona yashyizeho indirimbo yanjye ise indirimbo yanjye yishyira kuri Alex Rider n'umukoboyi kuba yashyizeho nimu wamfitiye n'urukundo rwinshi rwamunenze cyamunenze rwazamutse kumva umuniga nabanje kujya kwihutisha sinkunda gufata ngo bora ngo ngiye kwireba mu rugo baba barasaza ati reka tubanze ariko tukurebe twumve n'ibyo rukaba kuvuga kumva umuniga nari ndi kwiririmbira ngo nubabara ujyana ikirego ku kagari ariko icyo gihe naravugaga ati ndabizi u Rwanda mugera amayeri nzakomeza ninywere byeri nubabara ujyana ikirego ku kagari urumva twakunda bawishimye nyine abantu harimo misunderstand batumva ukuntu nyine waba wishimye aho ngaho rero umukoboyi ngatungurwa no kumva ngiye indirimbo yanjye ari guhinduramo lyrics maniga mbabarira ibyo nanditse birahari cyangwa se ubwo twitabaza inyiko ngiye muri RIB ngiye mbabarire niba ushaka ibindi birenzeho ngiye narakwihoreye bro nariturije 44 nditurije urumva gufata indirimbo yanjye nzakomeza nimwere byera kahita avuga nzakomeza ndumwe yumvikanishe ko umuntu ankura umuki bro
wambabara utisanga mu bindi wowe buri gihe wumva kurenze byatari kandi mu isi y'ijuru nta muntu urenze man Imana yonyine Mwenyezi Mungu man afera man ndakurambiye byatari mu kanwa kawe kuramo umuniga 44 uri kunyicira kariyeri bro uri kunyicira kariyeri kunsebye ngo nta discipline nakumvishe muri The Choice ubwira Eminem ubwira ngo Phil Peter ngo 44 ngo nta discipline banzi gute Eminem by the way nawe banza bitekerezo numvishe Eminem nahita musubiza ngo rata ngo nabonaga ngo papa cyangwa ngariwe ngo bakwiranye ngari ufite discipline guceceka sugu panchika blow mujye mutekereza kabiri kandi izi kariyeri muri kwica mwebwe one day muzayibona yeah. So ukira aho ngaho ufite amakuru y'uko wafashe Rocky mbere abantu Nyarwanda bataramumenya ukamuvana muri Kongo ukamuzana mu rugo hano i Kigali ukagera na byinshi umufasha kugira ngo atangire gusobanura namukuye muri Katanga ambwira ati ngewe yakuzama mikrofone y'imbunda niyo ngiye kugendera kugira ngo nze ntwike murara itabyimba koko se nibyo shara mukobwe muzi ngewe wizeye Imana Mariko urumva ko tuziranye amazina yanyibuka ngiye tuziranye nkwita amatwi urumva uri matwi bro ngiye turaziranye kugusebya si ibyo tuzenya tubiziranyeho singushaka ko hit ahubwo naranazirambiye nyine mufungo urumva nyine ifungo no gutwika bitinjiza sinyibikeneye ndashaka kujya ngo verse yanjye sound yanjye ukama amafaranga bro urumva ariko cyo byagenze gute muri gutujya kumuzana mu Rwanda muvuye muri Kongo sha umuhungu ngiye baruva jewe nani biru byicira kuko jewe barije arije uburyo burababaje giye daseka mborumva nase natembaga man ko ari ibintu mbona kwisi nkabona birahabanye man abadikoboye bafite inzara mwana hasi iyo nzara yanyu mwayigabanyije we muzi mwana ku nimwe fatara cyamubimba bunanye n'abakapo uri wibere muri gift bari kugukubita ubuntu bw'ububoyero n'ubuji wisubyimba ubutama bwaje maniga ntumenyere bro uzamenyere bro kabisa n'undi munsi papa cyangwa ndamusanuye ndamubwira ati mwana wagenze gake kutaza umukoboye yego aya message papa cyangwa undi byagenze gute papa cyangwa nyine namubwiye turamuniga nago muzi urazana ngo muraturanye mu gatsata uzana umbyibukira ndibuka ari gena twazaniye ifoto Rocky mugasyata sinzi no byuka ari nijoro nka saa nari mari bro I was there cyo gihe nahasanze papa cyangwa mbona ari umwana nyine ntabwo yarataratangira kuririmba gusa nyine Rocky itambwira ngo uyu nyine yitwa King Lewis acuruza imyenda n'iki kintu yise ambwira ati n'umuhanzi nawe ngiye kuzamura byaje kugenda gutonaho kugira ngo dusange amukanya gato umere nkaho ugiye ku ruhande papa cyangwa je kwibera en general ngira inama n'abandi bapeti baza ngo bashaka kubanga abahanzi mwatekereje kabiri mutekereze kabiri ku buryo umufungo wanyu mufite mwakoresha ikindi mukizigama mukaziteza imbere hari abana basariranga ya mahiti ngo twatwise ngo niki mbona baba banasaze ku ma YouTube nyine baza biruka ngo niki bro tuza kuri YouTube tukamukaje wishaka gusana ngo uze ngo imbere ya televiziyo ngo uvuge ubuntu n'ubundi buhabanye sibyo uriya mukoboyi yashakaga hate papa cyangwa I'm telling the truth uzasanga mu ngoma zanjye za kera arimo ari peti wanjye akundaga verses zanjye kuva kera maniga sinkubeshye genda muri zabayo uramubona mu ngombe tizabayo genda muri za ntabiri zahe hose peti ni wawe yambikaga cuza still by the way ninjye wamwise papa cyangwa yitwaga King Lewis you know what's up hari umupeti bitaga Jado cyangwe niwe nitaga papa cyangwa anyambika umupeti ajya gucuruza stili Gisenyi papa cyangwa barakoranaga mitanifatira papa cyangwa mu kumuzana muri gahunda mitamwita papa cyangwa yewe akajya no kuzo kugeza kwa Rocky niki turahuje gutyo peti ari gushyashyana ari gushyuha peti bagurishije iwabo aho gutekereza business amahano ushyira umufungo uwushyiriye matwi saa kwiyeretse nta mubwezi kuko cyarabaye nyine inkuru ziba zihari jewe bari n'abantu tumeze gutya ni nka famille bro ntabwo amakuru yanjye niyayoberwa yesi nayayoberwa afata amafaranga yose ayashyira amafaranga arayashyira ngiye kuko iwabo baramuje kaminuza n'umuziki urajya mu bice bw'umwana bamurikiye uburenganzira bwe kandi rero ndumva nta nikosa arimo cyane kuko byatembera uko bishoboka byose ahubwo icyo umuntu yaza kuri ratinga yaza kudutaho cyangwa se akaza no kwicuza
kuki nizeye umuntu cyane kuri uru rwego ariko icyiza by the way yakoze ya mafaranga yarashobora agaragara aka kanya ntabwo yabura gukora umuziki icyo rukiyibeshyaho igihe twigize cyanazi ko njyewe ngo ntazongera gukora umuziki man zakora abantu 100,000 byanjye ndabizi ko ari 100,000 byanjye 1,000 kitakimake view ndabizi ko ari bo banjye ubwo abantu batatu nibo banjye ntago nsarira hit adu music mashaka umuntu va music urumva bro so bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko impamvu papa cyangwa havuye amafaranga yazanye arashize igihe cye kirarangiye ujya mufungo ntago urashira ahubwo reka nkwereke uzarebe iyo umuntu akize vuba cyangwa ari kubona amafaranga akize vuba ashaya afite inyota bro akora ibitangaza nyine ni wa muntu ubona ari umukire kubona ari kaji bwami gafifi kadihira kuko ubona ibintu nakwambara bitabo ahita rero yubaka inzu agoza ashaka kubaka akadrastre niwe yamuje mu mutwe akahita kwubakira ikizu kimeze nka boutique nk'amaboutique byabizu byamuvira ngo utamenye urumva uriya mukobwa nawe rero kubona agacera ako kanya ahita yibagirwa ibintu bimwe na bimwe akahita akora ibindi kandi ahubutse kwishongora kwigira ibiki n'ibiki maniga njye man niga njye uzanyibagirwe mwana ndabariga bakumbaza ibyo babwiye ati 44 mu mureke cyangwa se mu mwihorere icyo nashaka no kuvuga kuri discipline yanjye ko njye sinigeze mvumbura indi discipline ku isi nago ndi Arian bro nago navumbuye discipline yanjye ko umuntu nzi aranze bro ko cyangwe azakomeza kore simbizi izanyuna no nago muraganira nyuma yuko havuye witoka ariko ukuntu umeze ntabwo njya mganuka cyane n'abari abaji kuko bari abaji bagize igihe banyifungaho baribana ndabwiye ati mwana muzibanura munitarange ibyo mvuga birasohora bro so niba dusubiye inyuma gato niba ubyibuka umubano wawe na Rocky niki cyawurangije none niba ubyibuka neza niki cyawurangije niba wibuka no munsi niyo mwana nashwanye niyo mwana navuganye nabi kuri telefone cyawurangije uriya muniga ntabwo ni umuniga nyine njye buri uburyo namudescribinga bro kuko njye nibuka sometime ukuntu agiye imana wagira ngo nari mpanganye nayo kandi mbona ashaka kumfasha mani ku rundi rugero none se umunsi umwe Bruce Melody yigeze kuza mu Gatsata bro ubwo twari turi kumwe papa cyangwa utaraza muri RE ntarakira umupati aje Bruce Melody rigana umuntu w'umukongo kandi umuntu w'umuraperi yishimira mu R&B ubizi bya dad icyo gihe umukobwa nashaka kumubwira uburyo ewana na Bruce twete dukora ikintu kandi man izina ry'imana cyo twakora cyaba kiri top so kwikina man I'm good at rapping you better know urumva manige Bruce Melody ariyo mujye ndi kubwira umuntu ga confenge Bruce Melody ko Bruce Melody yaje kurera Rocky ajyana igitangaza kibaye mu Gatsata wallahi ahita mumisha byatarete nambwiye ngo ufata moto ngo mani ngo wana ngo bugiye ahita nibaza nk'uyu mugentre abayibaza iki mu mutwe abayibaza iki mu mutwe bro mu gihe mani we twabanye imyaka myinshi Rocky kirabiranya we wizeye Imana Mariko we Marike ntabwo ugira n'ubumuntu bro muri covid ikiri insazi ya danje Bruce Melody wanunze man use how came man kuki wigira danje uri kumisha no muniga baniga bankunda niga nagiye nyicira ibintu akamfungira imipaka bro big man ura muniga yarambabaje ba byatari ambabaje man ariko nari sina yakwemeza bro abanyazanye ibaze ukansima umukobwa kumba bakobwa nje Imana agiye ngirirwa urukundo n'abantu nkomerwa wabasani bakuru kandi icyo gihe numva twabustinze twe 2017 yego umuziki ari uburyo cyo ugasanga abantu ahubwo ndi kumubwira tu approaching ahubwo ngasanga barankunda kurusha uko nabitekerezaga I remember first time mpura na Maria twahuriye muri City Radio nsokanye na Rocky baba drama ba the main yose yari hari nabonye things za Marina wow this is 44 iki ubwo abakobwa twagiye muri studio tukarecordinga tukamara umwaka tubipanga tukamara igihe tuyipanga basafu madibano ko twahuraga nkabona bavuga maniga you dope muvandimwe Jay Polly rest in peace bavuga ati man uri mu artist
niga byumva ahubwo nkagira ngo manu niga mpanganye nawe kangirira ishyari bro how come ibyo byose ukorera abana b'abanyarwanda jema agira umufana wawe wibwira yuko njyewe hariya yandika ibitekerezo byo kuba kongera gushaka leta twarabanye mwana twarabanye bya hatari gusa abanuriza nyine tu umunsi umwe uzajya ubirota urota iminja ziri kurira mu matwi yawe kandi uzahahamuka bro gusa komeza inzira hatangiye wicika intege wahisemo neza Nyagasani muri kumwe no mukobwa ndamusabiye yahisemo neza cyo nasukira aho ngaho nabonye niba ari umukobwa wasinye muri Rock Entertainment cyangwa niba ari umuntu urimo gufasha umukobwa nimugoroba baraye wa uploading indirimbo ye ntayibonye uko nkeka ko noneho ubwo rero noneho bigiye kuba dopa abonetse ugiye gusimbura papa cyangwa abakobwa b'abanyarwandakazi barambabaje gute sinzi tu Imana agaro kwangisha abantu nk'uko wabanyigishije ariko abakobwa b'abanyarwandakazi murajya muri raripo muzi mugiye gukora akazi kangahe kabiri mvuze ngo iki kabiri icyo nzi cyo ntabwo birangirira hariya ni ukuririmba no gukora ibindi barabonga twarabanye njye ntabwo nshaka ko bashiki banjye bazaraburiza muvuma amashyushyu y'amahiti mufite n'ayiki mwakiyubahishije muke agaciro urajyariya iby'ubura mukobwa simbizi gusa ku rundi ruhande iriya nzu nayibayemo whatsapp umukobwa w'umunyarwandakazi ugiye kwandara hariya ngo mwe shamani njye nagushishikariza kujya hariya wabuze ahantu ujya amarebo arahari niba uri umukobwa ufite tara kuko atari byo kugushakamo akazi wowe ugiye gucuruza kabiri sinzi niba uri gushakira habiri sinanamuzi umukobwa rwose gusa niba baje kumufasha bamufasha ikiba umukobwa yaragufasha byageraho biryoshye akahita ubwo nyine araje amufashe nibagera ejo n'ejo bundi abwire shereti iyo nda naguteye ikuremo umwana byange garenga arashaka kubyarana n'icyamamare kimunere biti bere kwa kundi ese ashatse kumbwira ko azamusaba se umwana se zamwema ari kumwe n'icyamamare kuko ubi Kigali gihe busigaye burayica icyamamare ariko ubwo ni ikibundi ni umuntu wamamaye jewe uramba ndeba jewe shanayi nkahita nseka kuko jewe kubabara byararenze ndaza nkasika gusa byatari aka kanya ntugiye kwiteza Rock ntugiye guhangana na Rock ugiye kubona arakurize cyangwa se uri maniga ain't my friend uri kugira ngo umwereke ko atari nishime yanjye message tugirana nganga kuri WhatsApp ziba zihari ni izubu ryarya kwisekeshwa mwe ejo wundi arakaboro nabonye kuri YouTube imwe ko umukobwa ari kuvuga ariko se uri umukobwa yateye ate furife murimbye mu gicuro 600 nta nubwo ariko nise nta nubwo rigira iti bakoranye music bakora ibintu hazamo amafaranga ni iki kuki atajya mwibuka akabonye kuri stat yanjye nta kindi yese akora bro ikinakoze nta no kumbwira ngo wiriwe yese aseka man laughed and ukambwiye yuko ngiye Imana tubanyeho uri ryarya ndiryamiriza madafakeri we wizeye iki nyuma yanga ko mugiye kuno no kureba nayo ngiye nta mishyikirano irimo urumva kubona wa mugana ari uburyo ari cyo bajya bavuga ngiye nakubwiye mwana ngiye namuririmbye kandi ngiye ndi umukristo hari abantu utashoto harimo Rock harimo Junior harimo ba super manager na ba DJ Brian nawe ugiye gushotora umwe mu uzabaze n'inyoni uriya mukobwa yaranze niba atanze ntakora akantu kuko ngiye kurya indimi noneho nabihazi tugiye kujya noneho mu bikorwa kuko ndi kubona uri kunyicira kariyeri aho kwamubwira abantu bose mwa disciplines abanzi banjye ese wakoze ewana deep research urasearchinga neza ubona umukobwa na discipline agira mwana kunyicira boro zanjye niyo mpamvu kuri inshuro manika ain't your friend kandi ntabwo ndi buguhereze nkuko nawe udashaka kumereza njye ndashaka gukora umuziki man nibushaka uziko nshaka kucyamo reka ibyo narabirenze rwose ndashaka umufungo kandi ntibizava muri throat yanjye cyetse ni muyikata no urumva
mu migambi mibishamo mufitiye umuntu njye ntago no muniga roki intambara nawe maniga nawe uranzi you know me bro umuhungu mukuru mu gace ntigeri zinote tuzide tubyiniye trap kave mureke dusepera ibintu nigake bye ntago amenyera ngo nkuko umubyeyi akunda umwana niko nanjye njyana tutapfa gutana ngo nabikoze ndi umwana amere dushwana nyuma amenye ibanga ati komera mwana cyukunze nurekura icyo wamize ntushel this is my thing sininya beef sininya bimbafu gusa mfite love tini tags nation cyangwa bibe tough I'm enough I'm gonna give you love you know what's up. Naho komeza biragenda gute ntakomeza nyine turakomezanya buriya je ntago nkinyabona baniga and man niga buno buniga ntago mbatinya bro yeah. Okay, turi gusoza genera ubutumwa bafana bawe abantu bagukunda niki bakwitega unabibutse social media zawe zose platform abantu bagusanga abafana banje ni babandi baramuzi Generous 44 Amahe the storyteller Mr Chips you know what's up Katapira urumva myamazina yose nagarahinduka icyo nababwira rero ngiye mumbonye mwindi sura ntameze fresh kubera yuko abantu bari kumemukira bari kubanyangisha muri gukora unfollow muri kujya hehe ko ngiye sound yanjye ari kiriya enda original hano ndimeze nk'umupadiri mwumve ibyo mvuga ni muri ibyo nkora kandi nani ibyo nkora bihambaye ngiye ntabwo ndi Arion ntabwo nazanye indi mico ivuye ahantu ntabwo ndi kivejo ntabwo nazanye indi mico ndi original muri biba ku isi bari kubanyangisha ngo discipline yanjye none reka tubijyemo turebe izo discipline ku munzani uyu baragufata ujye gusumba indaya ku muhanda kuvuga discipline y'umwana wibereho mu nkange 44 yicariho mumeze neza discipline yawe ngo we yiteho kandi mbere gutokora ijisho rya mugenzi wawe banza nawe birebe umucafu nawe urebe niba nawe uri urumva ubutumwa nabaha rero 44 aracyahari aracyafite byinshi byo gukora iwana afite byinshi byiza mayini nawe inzara nawe intoki zacika nzandikisha n'amano salute ku muhungu mukuru Pifla iyo line niyo wayitanze hariya urumva byenda hari platform zanye ntizirahinduka Instagram yanjye murayizi Generous 44 official ibyo biri muri gukora ni follow arizo follow babanukisha ngo roki ngo muramukunda cyane mwashyize ku munzani mukabalancing kora follow back then urebe ibintu umuhungu mukuru agiye kukuzanira si ibintu kukiri kubyanga kandi ari ibyahatari ya muhungu mukuru arahari YouTube yanjye urayibuka ni official Generous 44 you know what's up byari urebe ibintu nasoye Ruganzo sinzi niba warayibonye muri umwaka nagwaye Ruganzo hakuna narategereje gukora nk'indirimbo nk'eshatu ndaje ngo kubitiye bita Never Stop ng'abanyarwanda twashyize hamwe twamenye ubumwe ubu twabaye umuntu umwe hoya sinka mbere tutazi ibyiterambere twirirwa muri kerere tudabana uburere ngo wenda bumwe agatukisha bose nako nta muntu ushimwa na bose natandukanyije ururo n'icyatsi niga umuntu ahantu hose paka ngeza ku gitsi ngo hari impamvu ituma widoga ngo hari impamvu ituma wikwega guhishe mu nda ntizimwonera nitegura guhangana n'inzige zinyononera ngo ndi umuhungu mukuru ngo kandi n'iby'icyambere n'amakuru ngo hari kera sha ubu ndimesha do you think I do my thing and I will never stop yeah that's what's up genda bakunda umuziki muze turya umuziki myoroshye niba bagiye mu matwi barimo abaheaders barimo baraza mu matwi yanyu bakabangisha abantu man we dope muri kutubanira ariko amisha panga ni nani upangu we unagitesa bure yamen jana kamushimye cyane pastor big man murakoze ahangani mu rugo anytime tuwadua kabisa afana bakunda Amahe murabisitura Amahe ko ni 44 storyteller ni short time nyihagera ngi kirori nkigira konti ningero kombo mvuko mbikora ngo Rasman Katapira ngo cyangwa nyitego dizira fruit te apete nkavane niyangisa nkiyo muri parika Kagera shalom peace up ciao